Nibyo mwaramutse neza mwese abaduteze yombi ndabasuje mbaye ikaze bifurije kugubwa neza kuri tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026 turi kuwa mbere w'icyumweru tugiye gutangira icyumweru cy'amakuru aho tubana umunsi ku wundi nanone mu biganiro bitandukanye tugenda tugarukaho kuri Mikoro Bosco in Region Info. Tugiye gukurikirana akantu ku kandi operasiyo zikomeye cyane zikomeje gukorwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nyamara ibintu birimo birafata indi ntera mw'abantu mwe cyangwa se birimo birafata icyo nakwita urundi rwego. Kugeza kuri ubu ngubu amakuru arimo kutugeraho kuri tariki ya 22 biremezwa neza yuko ingabo za Tanzania zishobora kuba zitakiri bukore ibikorwa cyangwa se icyo nakwita operasiyo muri Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru ari kutugeraho indani aravuga yuko abasirikare ba Tanzania babarirwa muri 700 bari bageze muri Kivu y'Amajyepfo muri weekend. Rwose bivuga ko bageze muri Sud Kivu baciye Tanganyika berekeza Ibaraka ndetse bazamuka mu mato akomeye cyane y'intambara. Biravugwa neza ko aba bamaze kwigabanyamo amatsinda, ariko itsinda rifite abasirikare benshi cyangwa se rigaragaramo ubwiganze bw'umubare munini rikaba ryerekeje muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aremezwa neza yuko muri bano basirikare abarenga 1/2 bari bwerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse bigatangazwa ko kugeza kuri ubu ngubu bishoboka ndetse ari n'amahirwe menshi ashoboka yuko iri tsinda ryaba ririmo rizamuka rwose ryerekeza mu mujyi wa Goma. Ariko abandi bakavuga bati kubera ko mu mujyi wa Goma hari M23 ntago ari umujyi wa Goma ugambiriwe, ahubwo mwirebera ahantu n'ubundi bishyushye n'ubundi urasanga ari muri Rubaya. Kandi hari amakuru yatangiye kunugwanugwa yuko Tanzania yaba nayo mu by'ukuri yagize ibyo isezeranwa cyangwa se icyo ibwirwa ku bijyanye na bino birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro bya Rubaya. Ubwo bivuze ngo Tanzania nigira icyo mu by'ukuri itangaho cyangwa se ifashaho, nayo igomba kubonaho byanze bikunze. Ku mutanzania wamaze kubwirwa ko agomba kubona kwibuye, sinzi ko muri muze kumukira M23. Ndaza kwinjiramo muri operasiyo cyangwa se ndaza kwinjira muri amakuru akantu ku kandi. Icyo usabwa gusa ni ukuba hafi, icyo usabwa gusa ni ukudukurikirana neza 5 kwa 5, kubera yuko mu by'ukuri aya makuru ndaje nyave imuzi n'umuzingo, ndaje byose bibabwire, ndaje byose mbigarukeho mw'abantu mwe. Mu makuru yandi ngufitiye, urugendo rwo gufata imijyi itandukanye irimo Goma ndetse na Bukavu rushobora kuba rukomeje cyangwa se ashobora kuba ari impamuti. Kubera iki? Kubera yuko kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri iyi saha amakuru dufite cyangwa se ibirimo bitangazwa nuko Felix Tshisekedi Chilombo yasohoye itsinda ry'abasore ndetse n'inkumi bafite ikintu bita trainings, bafite ikintu bita umwitozo, kubera yuko aba bamaze igihe kigera ku myaka 2 yose bahabwa imyitozo mu bijyanye no kurinda umujyi cyangwa se icyo nakwita nk'imijyi. Urumva ko abangaba bafite icyo nakwita technique zihambaye, bahawe imyitozo igihe kirekire kurusha special force cyangwa se kurusha abasirikare badasanzwe. Abangaba bagomba kwerekezwa mu bice bigiye bitandukanye ubundi bakarinda imijyi nyuma yuko izaba ifashwe. Ntago ariko bagomba kugaragara Goma ndetse na Bukavu gusa, ahubwo amakuru avuga yuko ari mu mijyi yose ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'undi mutwe udasanzwe. Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikintu barimo gutegura ntago gisanzwe hano kuri ino nshuro. Turaza kubyinjiramo turebe nabyo uko byifashe cyangwa se impamvu y'icyo gikorwa
dore ko aba bagaragajwe i Kinshasa, berekanwe i Kinshasa rwose. Mu by'ukuri nk'uko bikomeza kugenda bigarukaho cyangwa se bitangazwa, natwe rero ayo makuru turaza kwinjiramo. Twari twabikomojeho mu minsi yashize, ariko mu by'ukuri ntabwo twabashije gufata umwanya ngo turebe mu by'ukuri umumaro w'aba basirikare. Hanyuma rero hari ibice bikomeje kwigarurirwa hafi na Rubaya. Ubu tuvugana igice gisigaye ni Kinigi kirimo M23, nyuma yuko ibindi bice byose byigaruriwe cyangwa se navuga yuko byafashwe, nyuma yuko ibindi bice byose byafashwe kabisa n'uruhande rwa FRDC ndetse na Wazalendo. Ubu bivugwa neza cyangwa se bitangazwa yuko igice gisigaye ari Kinigi. Ni nyuma yuko ibisasu bikomeye cyane bikomeje guturagurika cyangwa se amasasu akomeje kumvikana muri Rubaya umunsi ku wundi. Ariko Rubaya nanone tubishyiraho umucyo iracyari mu maboko ndetse n'ibiganza by'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ni mu gihe leta ivuga yuko ishaka rwose kugaba ibitero bikomeye cyane kuri zino nyeshyamba, kandi ikiyongeraho cyangwa se ikindi navuga ko barimo batangaza, bagaragaje yuko ibyo bigomba gukorwa mu gihe gito. Kabisa. Icyorezo bita Ebola gikomeje kugaragara ndetse no kurangwa muri Repubulika Demokarasi ya Congo, mu gihe navuga yuko hakirimo gufatwa ingamba zose zishoboka zigamije guhashya kino cyorezo. Harafata ingamba zose zishoboka rwose kugira ngo habeho guhangana na kino cyorezo, ariko biracyari ibibazo nk'uko bigenda bigaragara. Intwaro zisaga 200 zakuwe ku nyeshyamba zishyikirizwa leta, zishyikirizwa FRDC. Turaza kubigarukaho nabyo turebe uko byifashe cyangwa se uko byakozwe. Wigire hino ukurikirane aya makuru nanone, cyangwa se umenye uko byifashe kabisa ku bijyanye n'aba ngaba bemeye gushyira hasi intwaro kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri isaha, bakavuga bati twebwe by'ubunyeshyamba cyangwa se byo guhangana n'igihugu tubivuyemo. Ndaza kuba mbigarukaho n'abagera kuri 200 ndetse n'intwaro zabo, ndaza kubyinjiramo turebe uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Reka unyemerere kabisa twinjire mu makuru ku buryo burambuye, turebe uko ibintu bihagaze muri minota mikeya. Ndavuga ko ari minota mikeya kubera ko nta nubwo ari myinshi. Hari abagiye kwerekeza mu kazi cyangwa se arimo berekeza mu kazi, bakaba bateretse kuri John Info kabisa bagenda badukurikirana. Hari bari mu ngendo zigiye zitandukanye, hari n'abamaze kukageramo, ariko hari n'abadafite akazi baba badukurikiye. Namwe babwira nti mukomeze mugerageze kabisa. Ikindi kintu ugomba kuba wamenya, abantu badukurikiranye bari muri Uganda, bari Repubulika Demokarasi ya Congo, mudahwema kutugaragariza urukundo ndetse no kutwereka ko mudukurikiranye mu Rwanda ndetse n'ahandi mu Burundi. Mukomeze mukande subscribe, abamaze kubikora ndetse n'abatarabikora ndabashimiye cyane. Ariko ikindi kintu nakwiseguraho, munyemerere mukande like. Reka tuzamure umubare wa like kabisa, nzogere zigere mu 100, zinarenge zigere muri 300. Ko twari tumaze iminsi tubikora, kugira ngo murabona ko twongeye kugaruka kabisa muri rwa rugendo rw'amakuru n'ibiganiro bya buri munsi, akantu ku kandi birimo bijya mbere, nta kintu na kimwe mu by'ukuri kiba kigucetse cyangwa se uba utamenye. Umugabo bita Patrick Muyaya mu by'ukuri yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru, yavuze byinshi cyangwa se yakomeje kuri byinshi, nabyo ngira ngo turaza kunyuzamo amaso turebe uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Ariko reka tubanze twinjiye muri zino nkuru zikomeye cyane. Ingabo za Tanzania urugendo rwazo ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Congo zikomeje kuvugisha benshi, kubera yuko M23 irazize, bazi byabayeho bitazakibumba ubwo bageragezaga gutera izi ngabo z'igihari. Bazanye icyo mu Tanzania yazanye icyo bita sabasaba, intwaro zidasanzwe zirasa
amasasu cyane amasasu ahubwo ibisasu 24 mu gihe kitarenze umunota icyarimwe. Ni intwaro bita sabasaba, izi zaragiye zigeze kuri M23 zisya zitanzitse kugeza ubwo M23 mu by'ukuri yasubijwe inyuma mu buryo bugaragara. Hari igihe utsindwa ukatsindwa ari kuvuga ati banyibye. Aha kuri inshuro M23 ntacyo yari ifite cyo gusobanura, ntacyo yari ifite cyo kuba yakwireguza cyangwa se yatangaza, kuko M23 yari yatsinzwe bigaragara. Izo ngabo rero zongeye kugarurwa, izo ngabo zongeye kugarurwa kuri front line nk'uko birimo gutangazwa. Bamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo, bamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo ku munsi w'ejo. Amakuru yahari yavugaga yuko bashaka kubageze ibaraka, ndetse kiza kugora M23 nukuza kumenya ese nabaye basirikare ba Tanzania, ese FARDC ni, kubera yuko hano hamaze iminsi hanageze irindi tsinda rikomeye cyane ry'abasirikare badasanzwe. Ngira ngo mwabonye amavideo twagiye tubagezaho y'abamudahusha cyangwa se ba sniper bari ku mirongo imbere ku rugamba, mu by'ukuri bategereje mu by'ukuri kwegukana intsinzi, kuko already imirwano kuba ibaze ko banagaragaye muri Side Kivu muri no rugamba rumaze iminsi ruhari rwo guhangana cyangwa se rwo kugaba ibitero kuri MRDP twirwaneho, ndetse M23 Lady Tabara hagaragayemo ba Hibu Special Force, hagaragaramo bamudahusha bakomeye cyane. Amakuru avuga ko kugeza kuri ubu ngubu ikintu gitangaje cyangwa se kimwe mu bikomeje gutungura abantu, izi ngabo zirimo ziragera hano muri Brigade Demokarasi ya Congo. Ikintu ugomba kuba wamenyaho cyangwa se ikintu cyaje gutungurana kuri zo ni ukubera yuko cyangwa se nuko barimo bahabwa icyo nakwita uniform cyangwa se impuzankano, barimo bahabwa impuzankano za FARDC, ku buryo kuza kumenya ngo uyu nguyu ni umusirikare wa Tanzania, kuza kumenya ngo turimo guhangana n'abarundi, turimo guhangana na Angola, biraza kugora M23 cyane. Kandi burya ngo ikintu cya mbere na makuru no mu rugamba, iyo udafite amakuru ko muhanganye kandi ukaba ugize igishika n'ubwoba, uba watsinzwe bigaragara, cyangwa se uri butsindwe abaguhabisha. Niko bimeze rero na hano kuri no nshuro, kubera yuko amakuru atugeraho cyangwa se bimwe mu bikomeje gutangazwa, biravugwa yuko M23 ifite akazi navuga ko katoroshye, ifite akazi katoroshye kuri inshuro. Irasabwa kuza kwitonda, irasabwa kuza kwitonda rwose, ndetse ikagira iki, igakurikirana neza 5 kuri 5 ibya runo rugamba. Amakuru atugeraho aragaragaza neza rwose ko M23 kugeza kuri inshuro irimo kugorwa kuza kumenya ese tiguhangana nande, ndetse bikavuga ko aba basirikare bakimara kugera muri Kivu y'Amajyepfo bahise boherezwa muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko akaba atari bose, kubera yuko aboherejwe bivuga ko ngo buri hari gahunda ikomeye cyane cyangwa se hari deal ihari y'amasezerano yabaye. Murabizi ko ubwo Repubulika Demokarasi ya Congo yari imaze kubona yuko hari ikibazo cy'impunzi zari zahungiye i Burundi kubera imirwano yaberaga muri Kivu y'Amajyepfo. Murabizi yuko byabaye ngombwa yuko mu by'ukuri leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo ijya kuganira n'u Burundi, ndetse hari n'impunzi zari zagiye muri Tanzania. Nanone iryo tsinda rigerayo ndetse riganira ibiganiro bikomeye cyane n'abayobozi. Hanyuma ni itsinda ryarimo abantu bakomeye cyane. Hari ibiganiro byabayeho rero bitigeze bishyirwa hanze cyangwa se ngo bivugwe. Abantu benshi batangira kwibaza bati se ni iki cyaba kirimo kijya mbere, ni iki cyaba kirimo gupangwa hagati ya zino mpande. Nta kindi rero kiba kirimo gupangwa n'uburyo umutekano uboneka, ibikorwa nk'ibi by'ubuhunzi bigahagarara ntibikomeze kubaho. Tanzania yemereye ubufasha Repubulika Demokarasi ya Congo, ariko buri bufasha bwose bugira ikiguzi. Ku gihugu nka Repubulika Demokarasi ya Congo gifite amabuye y'agaciro, nta kuzuyaza kurimo rero, cyangwa se ntabwo bitunguranye kumva ko leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo yafata umwanzuro
ikagira ibyo yemerera iyi Tanzania, ikaza rwose mu bikorwa bigiye bitandukanye byo gushaka umutekano cyangwa se byo kureba uburyo kino gihugu kibona umutekano. Amakuru akavuga yuko kugeza kuri iyi nshuro cyangwa se kugeza kuri iyi saha, izi ngabo za Tanzania ziri mu nzira hano rwose zerekeza mu bice bya Rubaya, ndetse ariko ngo hari n'abagomba kwerekeza ku mirongo y'imere ku rugamba hariya mu Minembwe, aho urugamba rukomeye cyane, bakajya gutanga ramfara kuko AFC M23 yongeye kuzana icyo nakwita nk'ibikoresho bikomeye cyane. Iyo bazanye drone, bazanye indege zitagira amadereve za drone, kubera yuko nabo babonaga yuko byari byamaze kurangira. Minembwe byari byamaze kurangira, hari hasigaye rwose icyo navuga ko isegonda rya nyuma kugira ngo bayamburwe. Nta kindi kintu bagomba gukora usibye kwitabaza drone. Twirwana yari igezayo icara ikareba nk'umwana muto, ikavuga iti biraturangiranye. Bavuga iti biraturangiranye. Rero kugeza kuri ngubu amakuru akaba atangazwa cyangwa se yemezwa yuko abo ngabo bamaze kuzamuka hano, ndetse ikigomba kuba ariko cyangwa se ikigomba kuba wakwitega nuko amakuru avugwa cyangwa se amakuru atangazwa nuko banga bashobora kuba batinda kugera ku mirongo y'imbere ku rugamba, kubera yuko nyine ntago bigeze bakoresha indege, ntago bisho byari bubakundire. Ndavuga no kuva muri Kivu y'Amajyepfo berekeza muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru avuga yuko habaye kwifashisha ingendo zo ku butaka kugira ngo babashe kugera muri Kivu y'Amajyaruguru. Rero bivuga ko bishaka kuza gutinda, ko ari kurumva baraza kuzenguruka babone kuhagera. Ubwo rero barategerejwe nyuma y'uko imirwano n'ubundi gikomeje kumvikana muri tuno duce. Hari ibice bikomeje kugenda bifatwa, mwumvishe ibitero bikomeye cyane byagabwe kuri M23 aho bita muri Rubaya ku Rusenyo, ndetse bivuga ko M23 kuri ubu yatangije ibintu rwose ngo byo kujya ikorera inama mu bwihisho, kubera yuko nyine ntago bari buze kongera abayobozi ba M23 bari mu byago bikomeye cyane mw'abantu mwe. Ibisasu bikomeye cyane bya FARDC nibibasiga ndaki, kubera yuko FARDC yamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane. Kasenyi, Kibatama, Tombe, aho ni muri Kibabi. Ndagira ngo abantu bishime ifatwa rya Kibabi tuno duce nyine zero karite zo muri Kibabi, munkandire like abantu bashaka ifatwa rya Kitigi, bashaka ifatwa rya Rubaya. N'ibitero bikomeje kugenda byumvikana bya hato na hato bigabwa ku bayobozi ba M23, bukadira like ubwo nyine barasa ko babushyigikiye urari rwa leta y'icicase. Ibyo navugaga rero ngo iby'abayobozi, kubera ko ibyavuzwe muri Kivu y'Amajyaruguru, ibitero byagerageje guhitana abayobozi mu buryo bwo gukurikirana aho bagenda hose, bisa nk'ibyabaye no muri Kivu y'Amajyepfo Minembwe. Abayobozi ba M23 twirwana n'abayoboye urugamba, habuze gatoya ngo Imana ibikinga akaboko, cyangwa se kwa Imana ivuga ati ubuzima bwawe iracyabufite cyangwa se cyagufite umugambi. Naho ubundi ntago byari byoroshye, ibyari bibaye ntago byari byoroshye habe na gatoya. Haravugwa intwaro rero zirimo gufatirwa ku rugamba, haravugwa abasirikare barimo gufatirwa ku rugamba, haravugwa abari kumanika mu maboko, haravugwa amayiti. Ibintu ndakubwira yuko by'intambara irimo kuba cyangwa se by'imirwano irimo kuba byinshi cyane. Muri Kivu y'Amajyepfo MLDP twirwanishijwe ku byo gukomeye cyane n'ibitero kugeza ubwo bano barwanyi aho bageze noneho bifuza kurekura. M23 rero kuva yaramaze kugerayo yabwiti rero kama mbaya mwicare duhangane, kubera ko bamaze kwinjira mu ntambara nabo. Ubu Kinshasa yamaze kubakarasa mu mutwe w'iterabwoba nyine nk'indi mitwe yose. Rero bakababwira ati n'ubundi ibyo mwigira byose muzafatwa mufungwe. Nabo bakavuga bati nta kindi kintu gihari turi buze gukora cyane, nta yandi mahitamo ahari. Niyo mpamvu kugeza kuri iyi saha cyangwa se ubu tuvugana kuri uyu wa 22 menya ko muri Kivu y'Amajyepfo imirwano iracyumvikana. Ibitero biracyarimo kuba, ntabwo urugamba rurahagarara cyangwa se urugamba ruracyakomeje. Byanze bikunze rero hategerejwe umwanzuro uza gufatwa, ariko nta kindi kintu kiza kubaho mu gihe ibice bitarafatwa. Biragaragara yuko nta gusubira inyuma guhari.
nta gusubira inyuma guhari pe. FARDC ntishaka gusubira inyuma, M23 ntishaka gusubira inyuma. Ubwo rero niba bimeze gutyo, no kwicara hamwe tukikurikiranira iby'urugamba cyangwa se tukirebera iby'imirwano. Amakuru atangazwa cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa, bimwe mu bikomeje kugenda bigarukwaho, birimo biremezwa neza yuko cyangwa se birimo gutangazwa yuko M23 byanze bikunze keneye ubushobozi bukomeye cyane, kuko FARDC nayo yamaze gutangira gukoresha ingufu zikomeye cyane, ingufu zidasanzwe muri no rugamba kabisa. Sasa rero tuvuye ku bijyanye mu by'ukuri n'ibirimo bivugwa hano by'izi ngabo za Tanzania zikomeje kuba inkuru cyangwa se kuvugisha benshi. Ingabo za Tanzania zikomeje kuvugisha benshi rwose. Ndagira ngo dukubitire no kuri bano basirikare nabo, niba ndabita abasirikare ndabita iki, ni umutwe ukomeye cyane washyizweho. Uyu mutwe rero bikavugwa ko cyangwa se bigatangazwa yuko ngo uje kugira ngo ufashe cyangwa se wunganire mu gikorwa cyo gukurikirana umutekano mu bijyanye n'imijyi cyangwa se n'ibice biteye imbere. Abangaba rero bafite experience ikomeye cyane, nkimbara kureba ibyabo natunguwe ku buryo bukomeye cyane cyangwa se ku buryo budasanzwe. Amakuru aragaragaza ko hari abitwa abakuru, nasize niba mubazi. Abakuru na rero abangaba ni bamwe mu bagiye bavugwa cyangwa se bagaragara mu minsi yashize ikicasa bafatwa rwose bavugwaho guhungabanya umutekano. Aho byari byoroshye ngo rero hari bamwe bagiye bafatwa bazwaga muri utu dutsinda cyangwa se muri aka gatsiko k'abakuruna. Byabaye ngombwa ko hakurwa amagera kuri 250. Habonaga yuko bafite nyine kina kwita discipline, bacyumva, ndetse bivuga ko abangaba banize barangije bose amashuri ya segonderi, hari n'abarengejeho. Abangaba rero binavugwa ko bamaze igihe kigera ku myaka 2 yose bahabwa icyo nakwita ko ari training. Bahabwa icyo nakwita ko ari training rero kugira ngo baze rwose bagire umusanzu batanga. Amahugurwa rero yatanzwe, benshi nabonye bagenda babikomozaho cyangwa se bagenda babivugaho, ariko andi makuru arimo kuguta. Lieutenant General Jean Pierre Kasongo numwe mu bayobozi bari bahari ubwo iki gikorwa cya uyu muhango nyine wakorwaga wo kwakira abasore baje gahisa gutanga amaboko yabo cyangwa se biyemeje gutanga imbaraga zabo mu rwego rwo kurinda igihugu. Lieutenant General Jean Pierre Kasongo yavuze yuko bagomba kugira umurava. Mu by'ukuri avuga yuko twasinye amasezerano nabo, ate kandi ikindi yavuze yuko ngo cyangwa se yatangaje yuko ngo abangaba bitezweho kuzagirira umumaro igihugu. Ariko ikindi kintu mbona ni uko bigishijwe n'imyuga igiye itandukanye. Bigishijwe n'imyuga igiye itandukanye igomba kwifashishwa. Abantu benshi bavuze bati nyamara izindi ntasi zigiye koherezwa mu gihugu mu bice bigiye bitandukanye ariko bitone kubera ko urumva niba ari abantu bahawe icyo nakwita amahugurwa ya gisirikare, bagahabwa amahugurwa ku buryo bwo gukora imyuga yose ishoboka, n'uvuga nta kintu bavuga ngo ananirwe gukora. Urumva ko abo ngabo nyine ni abantu bashaka kuba ari intasi zigiye koherezwa mu mijyi itandukanye, kuko amakuru ahari cyangwa se bikomeje kugenda bitangazwa kuri bo ngo nuko bagiye kujya bagaragara mu mijyi gusa. Mu mijyi gusa niho gahunda yani niho bazajya bakora, cyangwa se nibwo butumwa bafite nkuko bigaruka cyangwa se bitangazwa. Ubwo rero bakavuga bati abangaba nyamara bari buze kuba bakora, nubangura mushyira mu bwubatsi, gukora za firigo, mu nganda, ibintu byose nta kintu ngo batazi. Wari uyoboye rero iki gikorwa ku munsi w'itangwa cyangwa se wo kwemeza yuko rwose bamaze kwakira ubumenyi. Lieutenant General Jean Pierre Kasongo yavuzeho byinshi kuri bo, ndetse ateguza abanyagihugu rwose kwitegura kubakira neza no kubakirana urugwiro. Anavuga ko bitezweho umusaruro ukomeye cyane bagomba gutanga nyine kuri kino gihugu. Ngo bitezweho umusaruro ukomeye cyane rwose bagomba gutanga ku gihugu. Hanyuma mu yandi makuru
ndagira nkubwire ko kugeza kuri ubu ngubu ni igikorwa kibaye muri kino cyumweru dusoje muri iyi weekend rwose tuvuyemo. Biravuga ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo makiriye intwaro ndetse n'amasasu, intwaro zirenga 200 zambuwe umutwe wa Mabondo. Zambuwe umutwe wa Mabondo ariko ngo abangaba babikoze ku bushake. Minisitiri ushinzwe ingabo z'igihugu n'abasirikare n'abahoze ari abasirikare Eliza Ntambwe yishimiye icyifuzo cya Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi wamuhaye ubutumwa bwo gutanga umusanzu mu kugana amahoro mu gace ka Bundundu ndetse no mu tundi duce muri Kinshasa. Uyu muyobozi rero yanashimye abo muri Mabondo bahisemo inzira y'amahoro no gufatanya mu nzira yo kwerekeza gushaka umuti w'amahoro arambye bagashyira hasi intwaro. Muri urwo rwego rero mu by'ukuri zigera kuri 200 zafashwe ndetse na bamwe mu bazikoreshaga bemera kwishyira uruhande rwa leta rwose abo bagomba gusubizwa mu buzima busanzwe nk'uko bigarurwaho cyangwa se bitangazwa. Guy Kabombo Mudamvayita nawe yari ahari akurikirana kino gikorwa areba uko byifashe nk'uko bigarukwaho. Grand Bundundu Congo Centrale niwe kino gikorwa cyabereye mu ntwaro bivuga ko inyinshi zari muri zino nyeshyamba ari AK47 rero zabashije gushyikirizwa leta n'amagrenade n'ibindi bikoresho nyine bigiye bitandukanye by'intambara za rokete nk'uko bitangazwa cyangwa se bigarukaho. Ni igikorwa cyo kwishimira rero gikomeje kubaho cyangwa se gikomeje kugaragara. Nkeka ko n'abandi nyine bagateye intambwe nk'iyo naho bagashyira intwaro hasi bagafatanya mu gushaka iterambere ry'igihugu, kubera ko ibintu byo kuba mu mitwe yitwaje intwaro nta hantu byageza igihugu cyangwa se nta hantu babyerekeza igihugu, usibye ahubwo kugisubiza inyuma. Ubwo ku muntu ushaka iterambere ry'igihugu cyangwa se ushaka ko igihugu cyerekeza ahantu avuga ko ari heza yakakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Reka njye rero mbashimire dusubikiye ngaha kuvuga siko kuyamara, ahubwo turaza kugaruka mu kanya kari imbere. Gusa ndabateguza ko za mirima za Sinai za Gakenya aho ngaho ni muri Kivu y'Amajyepfo harajyavugwa imirwano ikomeye cyane cyangwa se haracyumvikana urugamba rukomeye cyane kugeza kuri uyu munsi cyangwa se kuri uyu wa mbere. Nimwe mu byo tugenda tubategura cyangwa se dukurikirana akantu kandi ubwo reka mbararikire kuza gukurikirana andi makuru ari buze gukurikiraho. Mugire ibihe byiza.